narose murumuna mama yapfuye bucya yapfuye. Reka mbabwire ukuntu mwana isi nijoro uwo murumuna mama wanjye ntabwo twaherukanaga, namuheka ku kirere cya mama wanjye hacamo n'imyaka myinshi ndakura ndaryama ndota yapfuye. Urumva sinahemerutse n'amakuru ye n'iki. Ijoro nabirosemo niryo yagejeje kwa muganga bucya arimo arwaye nka saa 8 gutyo batubwira ko yapfuye. Batubwiye ko yapfuye namaze kubibwira papa mubwiye ko runaka yapfuye arambwira ati neri nuko ngo ndumuje perezida ati ko shaka amazi yo kunywa nukuri naribonye nukuri kwibara naribonye giye mu nzozi ndagenda nzana agacupa k'amazi k'inyange ahereza perezida karaga pepire nyine ubwo nongeye inyange kwa ko nyimenyeje mu karaga pepire karimo amazi ndakamwereza yari yambaye n'ikote ry'umukara wumve ko ibyo bintu byibuka nk'ibyabayeje ndakamuhereza mbona ko afunguye asomaho arongera arakansubiza ndakajyana nukuri ngarutse sinigeze nongera kumubona kugeza amagingo hasi ndamubuje ariko yewe basi rero kuri ayo mazi yanyweye basi niyo nako gacupa nkagumana singasubize mu modoka nase byaje gupfira nyabita byaje gupfira ku myaka y'icumi nagiye nsobanukirwa neza mbona ko hari ibyo ntashoboye hari n'ibyo nshoboye mbona akora igihugu mu bundi buryo butarimo ikosi bani igisirikare kitarimo ikosi igihe nagishobora kandi perezida yakoze ku mwana wawe nigeze kubona iyo foto abana rero muri utangira yego iyo murebye ndamubwira ni ndi afande yakoze ku mwana wanjye afite imyaka 4 inyamirambo Urani kami mbese? Yes, uziko amafoto nyazi ndanavyibuka. Ako video naragahize ndagakata narabonye ifoto bwa mbere video. Kami yaratasha arambwira ati ma wese president uramuzi. Oya se. Ko yankozeho twari yari no gutera umupira. Ndavuga mwana wawe. Nta kintu nakubwira bura kamera ibintu tutavugana. Ari president ukoze hose. Ugomba kwitwararika kandi ukanamwubaha nk'umuntu wakozweho na president. Amara guhamya. Umwana wanjye harakomeye uwo munsi nago yoze. None reka nkubwire ngiye nkabamenya ihagaritse kumemba nayikomeza. Ariko ntago nabandi gukinira ubuntu. Yamaye izina riri kungaburira aka kanya. Yego. Naba mfite icyo ndimo ndamwitura ntago byaba ari ubuntu. Sibyo? Ariko ibyo byo kuvuga ngo ngikiriniye mu buntu ngo kubera ko nguca wenda ngo kuri televiziyo runaka cyangwa se kuba kijya mu marushanwa runaka hari igihijyayo ibyo bikazanahagwa ntuzamenye n'ibyo ari byo bikahabwa n'abatari ba nyirabyo. Reka tubere kwa Nyabitanga inzozi zikije pezanze burundu waje kwisanga gute noneho uri muri cinema mba ndafanda ukomeye Republican God itoroheje Captain abaje penituye duhura mujye musuhuza nka mugenzi mujye munyiyumvamo nk'umuntu mwabanye kuva muri iyo myaka yahise yose dutandukanye vuba Ndabasuhuje niyemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kubundi nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5 ni kumwe na Ketchup n'umutumirwa mushya nitwa Romeo Janvier. Nyabitanga umeze neza? Yewe na mahoro n'ukuri tange kazi wawe. Nyabitanga igikoko yambo mama waje umeze neza wa meze neza nyina waje nyine ibyo ntubwa mbere byumvishije no kuvuga ngo wenda uvuze ngo mama wanje njyenyine mwumva mvuze ngo nyina wanje watubyumva ariko uvuze ngo nyina wanje nyine eza nyina wanje nk'ubu ngubu ufite sobukwe w'umunyamurenge akakubwira ngo we nago wawe wemere kumubwira ngo namaka bwambere ntago bibaho ni ubanza oya no mu muco ntago umwana aramutsa abantu bakuru bo barakuramutsa niyo mpamvu bakundana ariko twebwe winjiye ahantu ugakubitana n'umuntu mukuru ariko we ubuse tuvuge ko utambonye ashiya furugira ngo muzego nago ari wambonye mu Rwanda dufite ukuntu tumubwira ngo ko sogoko ngubwo ntiwari wambonye ukabura yoye umuntu umusaza mukuru ngana
ayiwi ariko uzi ko aba ari byiza abantu bakuru ubundi nibo batuma hari ibintu byiza tumenya n'ibibi yego bagakwiriye kuba intangarugero mukajya mubona umwana ukahita umusuhuza umwana iyo agiye ahandi hantu nawe akabona abandi bantu atamenya ko bagomba kumusuhuza nawe akanasuhuza abandi Okay. Alright. Nakiriye ketchup na Nyabitanga. Wari urusenya wari urutegere Nyabitanga ketchup. sha hashize igihe mana yanjye pe se nihe duherukanira ra hano kuri notana yawe ukifungura cya gihe turi hariya hirya Eh, ako hashize igihe hashize iminsi mu myinshi biganiro bya mbere birimo njyewe nawe na mama savaka bosi ndimbati mitutu ndimbati Wari mwakoze korara ariko. reka njyewe na Nyabitanga twari twari dufite ikiganiro ikiganiro abandi ntabwo twamenye ukuntu baje kandi abo bose ngo bari inshuti twabanye twagiye korotora babihinduka hoziyane twicaye aho twasiye dupanga ngo isafari kujya i Musanze ako kanya ndimbati ati twagiye Uwo munsi. n'ubu twaragiye twagezeyo twaragarutse y'umwaka n'igice. Ninge banyagahunda. nitwe ba mbere ubundi ntidusanzwe Yego. Urana se biterwa n'ikinyabita. kuburana Ku muntu inshuti yawe. rero kuburana urumva ketchup ni umunyakazi nyuma y'akazi ketchup afite urugo afite umuryango aba agomba kwitaho ndi umunyakazi nanjye nyuma y'akazi mfite izindi nshuti ziri muri gahunda zanjye zishyushye twagiye duhora twirukanka rimwe na rimwe ukanyuzamo ukajya no kureba n'abo babyeyi mu ntara n'ibiki ugasanga mbese imyanya igiye iba itandukanye usanga ketchup rero iboneke ku manywa ngende uboneke guhera nka saa 11 saa 12 ayo ni amasaha y'ababyeyi kuba bari mu rugo bari kwita ku bana babo naje ni amasaha yaje nk'umukobwa yo gushayininga Muri iryo joro. ashayininga nibyo kwengera bwije batandeba neza Wabitaga ibitegwa joro. warangwa ndi igitego joro utanuka Niba ko utagiye kubusanya. oya ariko rata byo nyine urumva amasaha y'akazi kacu n'inshingano za nyuma y'akazi ntabwo zihura rero bigatuma tugenda tuburana ku buryo kubana ari ibintu bisaba gupanga kubera imvura tugiye kwimuka yihangana Ngo duhindira okasiyo kubera impamvu y'imvura yari yadutengushye. Ariko turabisubukuye cyane. Turi kumwe na ketchup n'ubundi na Nyabitanga. yego ariko abantu muri kutureba muze kujya mu Nyabitanga namwimwe oya pe ni ukuri ntabwo yanyimye ngewe urumva ndi no kuri regime reka da ubu ni kuyirwa ndakuba Si ibintu ari kunywa. ndi kunywa ibintu byo muri Kigali barista ni TV nta bindi Iyo ngiyo ni TV. Yego. Nyabitare reka nkwibarezeho cyane turagenda twunganira na ketchup. Inkuru y'urukundo rwawe, inkuru z'urukundo rwawe. Wazibara nk'izabaye successful cyangwa zarafeyirinze. iyo ikintu cyabaye successful hari ikivamo umusona haravuyemo ikibazo akurasetsa ko zahomye kuko umuntu ahinga ategereza ikintu kizaza ukakibura cyakoze ubutaka ukaba ukibubona ariko nta cyavuyemo Ungurishije ubutaka burahari ariko ntacyo nta buranza. cyabape kabisa ugatera ibijumba ntihazamuke n'ibishyimbo ariko kuri iyi nshuro nsigaye ntera ibijumba hakazamuka ibigori Kigali bararakaye koko maze kwemera ko uburozi bukora ariko umurozi uwo ari we wese ntabwo bizageza mu kwa mbere atarapfa cyangwa mu kwa kabiri kabisa ugiye gupfa uragowe nushaka wihanire kuri utwo twatsi nyabo genda urekure ibyo bintu wagiyemo by'ibyatsi n'amaki ibyo biheko byose ubirekure wihane kuko mu kwezi kwa kabiri uzopfa azapfa yumva Yego. Hari abantu bashyira bari kuri pressure yo gushaka. Uba wumva imyaka ikwiye gushaka ku mukobwa ari ngahe Nyabitanga nawe uraza kumbwira yawe. nge rero ibintu byo gushaka simba numva ko hari imyaka ihari kugira ngo umuntu ashake ntabwo icyo ngicyo njya nkumva ngo ugize ngo 20 ngo ningahe ngo 30 ngo ugomba ngo gushaka oya kuko aho kugira ngo urashinge mu bintu ejo uzabivemo ntekereza ko watinda kubijyamo kabirambamo ntabwo rero ngengera rwashiye igihe cy'imyaka runaka numva ko igihe cyiza ari igihe cya nyacyo ari igihe wowe n'umuntu wa nyawe yego Mama ntarakwaga kuzukuru. oya pe sha naba mbeshye mu rugo nta n'ubu muhamagaye nkamubwira ati ko bari kumwe ngo nshake yata mbwa turacyari muto pe
urajyayo noneho njye nagiriwe n'ubuntu bwo kuba mfite ba nyogokuru babona ntakura babona ndi umwana ntabwo umunyogokuru yapfa gutu uri umwana uri umwuzukuru ngo abyuka gutuma umwuzukuruza abona ukiri umwana nyine nta rashi yo gushaka njye iwacu baranshyiraho kenshi nyibwirira wowe ushatse ukiri muto njyewe oya imyaka 25 ntabwo umuntu aba ari mutoya nabanye na Mutabazi iyo myaka amaze kuyuzuza rero gusa ikintu ntajya numva ntashyigikiramo urugero nk'umwana wanjye cyari inshuti yanjye ngishije inama gushaka uri munsi y'imyaka 25 ntabwo wabigiramo umuntu inama ntabwo nabigiramo inama kereka baguteye inda kandi nyine ntabwo uri buyigumane mu rugo nta biki nta ugomba kugenda kuba tutagira inama umuntu uzi impamvu umuntu uri munsi y'iyo myaka 25 hari ibintu aba yiberamo hari n'igihe usanga atari wa muntu usohoka buri munsi atari wa muntu ugira gute ariko hari ibintu agikeneye kubaza gucamo kandi wenyine atari kumwe n'umugabo uwo mukobwa yatangiye gushaka kubicamo ari mu rugo azana akavuyo niho handi usanga agiyeyo akamarayo ukwezi amezi 2 agataha bagatangira uriya ni umudivorce uriya mugabo agiye kubana nawe n'uwa kane uriya mugabo n'uwa kangahe uriya ngo urugo rwaramunani ugatangira kwitwa kuri umuntu udashobotse kubera imyaka yawe ariko kuva ku myaka 25 umukobwa hari ukuntu ayigeramo uwo munsi wayujuje wenyine urahinduka ako kantu karaza muri wowe kakakugira gutya utangira kwanga n'akajagari cyane urahinduka umukobwa w'imyaka 25 hari ukuntu aba atangiye kuba seriye nimba uyirimo utari seriye akabazi yego hari abantu bavuga ngo iyo myaka ya mbere umuntu ngame ngo ukora ngo amakosa ngagasuhuka ngakajya mu bigane n'ibiki byose none ngakajya mu rugo ngari pause ibyo bigambye,mo ayo makosa ukora ntugira mu rugo yakumbura nyabita ubu wumva umuntu atagiye mu rugo ngayakumbure ushobora kugera mu rugo ukayakumbura nkuko ushobora kuyajyamo ukayaheramo ntunaveyo kuko byose biba bishoboka ahantu wagiye ushobora kugumayo reka kuko wanajyayo ukavayo cyangwa ukaba wajyayo ugatinda kuvayo byose ni ibintu biba bishoboka rero ni ukuri ugiye no kugendera ku byo abantu bavugana biragoye kuko ibyo umuntu avuze avuga ibyo we yatekereje ntabwo avuga ibyo we yagutekerereje kandi biranagoye ko wantekereza ibintu ngo nanabyitwaremo neza nk'uko wabintekerereje biragoye rero gusa nanone ntabwo bivuze ngo umuntu ngo agende ngo yicare ngo avuge ngo abeho ubuzima atari wewe wa nyawe ngo nuko gusa ngo akeneye ko ejo yazaba umugore w'umuntu ba wowe wa nyawe kugira ngo nuzaza kugushaka azamenye ngo ntwaye ndi nebyo kabisa ubundi se gushaka wumva ari ngombwa ku giti cyanjye mba numva gushakwa cyangwa gushaka ukagenda ukagira umuryango ari ibintu by'ingenzi yewe ntabwo ndi muri abantu bavuga ngo ntabwo bazabana n'abandi ngo ntabwo bazabyara oya sindimo ibyo ni byiza kugira umuryango ni byiza birumvikana cyane muri relationship abasore babita babeshyi cyane akagutereta afite target y'icyo gushakaho cyane cyane kunezeza umubiri igihe cyagera ugasanga arafite uri mukobwa isengera muri ADPR badasangira amayoga agomba kuzibanira mugakubita imyaka nk'ine uzi ko muzabana afite undi ku ruhande akakwangiriza ubuzima muri icyo gihe mu mitekerereze ariko tegeza ko ari wo muri kumwe kandi adahari nagane rero umuntu arambwira ngo biba byiza ufite nk'abasore nka 4 kuburyo undi yagukoshonnye hari undi uburi tayari y'imyaka bitaza gupfa ubusa orphelina yego wiki ariko ze oya mbwira ibyo icyo kintu kimbiraho nyabita uzi ibazo nawe bose banusanze barakubeshyaga kandi wari wizeye ko ngo umugongo nta kutagize ubundi ufite husband fresh sibyo ni husband crush kabisa ufite aga crush kari aho ngaho kaba wirereramo abagabo ibyo bintu ntabwo bibaho kandi n'ukuntu Kigali ari ntoya ushobora gusanga aba bajene baziranye kandi abajene b'i Kigali baraziranye hafi ya bose baraziranye kandi bamaze kumenya ko nawe uri kubakina gutyo nabo ntibakubwira bakwihorera nabo baragukina akazajya akuramo amanota ya 3 akigendera akavuga ati yarampagije nakazagakura undi nawe aho yaburiye wa mu ADPR wiwe akavuga ati nta kundi mfite wa wundi w'umuryango reka numve uko amerewe abantu hano bazanga bafite gahunda ndende reka gukunda n'umusore umwe birashoboka uri umukobwa birashoboka ukaba ufite ikihe cyizere cy'uko se ari we muzajyana ese aba bane bose ko bose ni abasore n'ubundi
nta cyahindutse kuki se bo wabizera ntari bane icyo cyizere buri muntu wakibonera abantu bane uvuga ati batatu nibanga umwe isaku ntabwo ibyo bintu bibaho ni kumwe bava ngo n'ubu zirizera n'irizaro kabagarira ariko yose ukabagarira yose muri abo bane aho rero nta n'ikintu na kimwe wajya ubona wajagarara kuko uko biri kose hari ibyo ufite ketchup adafite kandi ntago nabona ibintu byose mu muntu umwe biragoye ashobora kuba ari akantu kamwe abura kakani nyine ko kwihanganira kamwe uvuga ati umugabo wanjye hari ikintu runaka abura ariko ntago cyatuma bya bindi byiza bindi byose yari afite mbyirengagiza karanza akihanganira ugasanga ku kamwe wowe ubura ketchup aragafite urumva bihita binanira noneho kumenya ngo ndajyane ndareka ukajya ugasigara utandaraje mu mpande zose rero ukiri umwana ku myaka 14 wari ufite izihe nzozi ego kuko nzaba umujepe jewe ariko kandi ntago nari umujepe woroheje kuko narabirotaga nigeze no kurota sinzi ngo ikintu cyari cyabaye iriya Kacyiru narayikururaga neza mu nzozi nkayiyegereza ngahita mbona abajepe bahagaze hari Kacyiru oya ntabwo ubona abagariye se ku irembo ko musubiza inyuma hari n'umunsi perezida yasabye amazi yo kunywa ndabibona ariko barambwiye ngo iyo se perezida ngo mu bantu basenga ngo buriya ngo baganiriye n'Imana rero ubwo nahaye Imana amazi yo kunywa ko narabirose ndumuje pe rwose njye nahoraga iruhande rw'iriya famiye sinzi ukuntu byagenze ako abana bagira ibya utekereza wabaye nk'umuje kunkubita bakanyicishije inkoni bajya bakubitwa n'inkoni nkataha oya ku ikosi wari kujya kubabwira ati hoya gatwake mu cyakoze ku ikosi ariko bashinzwe nka morale nkanicara nkabaganiriza ariko sinkore mucaka nkajya mbaganiriza aho twicaye mukaza kujya muri mucaka abandi batana ugataha nakoze ikosi kandi urumva nk'umuntu usanzwe uvuga rero kujya nyura inkuru z'abandi kurusha izanjye abasivile rero hari ukuntu mwitwara abasivile ukuntu mwitwara nkabona nta nubwo mwebwe munatekereza tunaraka nuko ngo ndumuje perezida ati ko ashaka amazi yo kunywa nukuri naribonye nukuri kwibara naribonye giye mu nzozi ndagenda nzana agacupa k'amazi k'inyange ahereza perezida karaga pepiri nyine ubwo nongeye inyange kwa ko nyimenyeje umundi karaga pepiri karimo amazi ndakamuhereza yari yambaye n'ikote ry'umukara wumve ko ibyo bintu byibuka nk'ibyabaye ndakamuhereza mbona ko afunguye asomaho arongera arakansubiza ndakajyana nukuri ngarutse sinigeze nongera kumubona kugeza amagingo hasi ndabumuje ariko yewe basi rero kuri ayo mazi yanyweyo basi niyo nako gacupa nkagumana singasubize mu modoka nese byaje gupfira Nyabita byaje gupfira ku myaka y'icumi nagiye nsobanukirwa neza mbona ko hari ibyo ntashoboye hari n'ibyo nshoboye mbona akorera igihugu mu bundi buryo butarimo ikosi kandi igisirikare kitarimo ikosi igihe nagishobora nanjye namu twambara uniforme kandi noneho utize ibyo uzakora kuri iyo myaka uzinyambaye sinzi umuntu rero watubeshye ko abasirikare bahengama intugu kubera imbunda buba barahenganye i Bugesera ko uratuzi wasanga abana b'i Bugesera bose twararakaye urutugu wararugize nka gutya ewana ukajya utambuka wumva uri umusirikare wawe undi ukomeye cyane kandi sesha n'akarasisi narinzi karako muri jiya ariko mana we abana ni nk'abasazi ko nziza yanga kuzigeraho gutyo sha ariko ntacyo nahuye n'Imana nyiha amazi yo kunywa yari inyotewe nta kundi urumva ko ari ikintu Imana yagusabye byibuze hari ikintu ariko abantu basenga bazambwira iki ibyo bintu bisobanuye ababizi neza by'amazi nanjye ndabizwe iyo urusire kumwe na perezida bahuye n'Imana ko twatindanye twaratindanye hari Kacyiru rwose kuko mba mbireba neza iyo perezida agukozeho biba bimeze gute ntabwo nyine urumva n'Imana ibigukoze uzavamo n'umuntu ukomeye apana kuvuga ngo perezida biri mu nzozi ariko ujya mu buzima busanzwe kandi perezida yakoze ku mwana wawe nigeze kubona iyo foto abana rero muri utangira yego iyo murebye ndamubwira ni ndi afande yakoze ku mwana wanjye afite imyaka 4 Inyamirambo Uriya ni kami mbese? Yesu, uzi ko amafoto nyazi ndanavyibuka. Ako ka video naragahize ndagakata
na njye kabiri narabonye ifoto bwa mbere video kandi yaratashye arambwira ati ma wese perezida uramuzi Oya se. uko yankozeho yari no gutera umupira ndavuga mwana wawe nta kintu nakubwira buriya kandi hari ibintu tutavugana kandi perezida yagukozeho se ugomba kwitwararika kandi ukanamwubaha nk'umuntu wakozweho na perezida Amara guhamya. aha umwana wanjye harakomeye uwo munsi ntabwo yoza n'iniforume twarayibitse ku myaka 4 sha ku myaka 4 rwose kandi Abana baba basirimutse bazi ubwenge. uzi iyo uvuze waba perezida umwana wa ketchup ukabura ubwenge ubwo mu maraso yawe haba ntayiwe arimo Bamarana n'ibiki. ako kuki ariko mbare yanjye reba waba ubuze cyaba ari ikibazo iyo uvuze gikomeye perezida iwacu kamahita kuvuga ngenda muzi naramubonye yankozeho urongera kuvuga se abatantine bacu bagiye batamumva ariko bifatira uzabwire mama wanjye abikwereke wataha ugasanga nk'umukozi aragutegereje ngo akubaze ngo se koko ngo perezida yakoze kuri kami ariko reka nkubwize ukuri nimba hari ikintu cyiza inzozi zifite ikintu kinini zimaze mu buzima bwacu njyewe inzozi zanjye ndazuba nzitega amatwi kurenza abantu bamwe na bamwe Ikibazo gikomeye ni ikihe? ikintu gikomeye cyane narose cy'ingirakamaro cyangwa ikintu narose nkumva ndemeye narose murumuna mama yapfuye bucya yapfuye reka mbabwire ukuntu mwana y'isi nijoro uwo murumuna mama wanjye ntabwo twaherukanaga ndamuheka ku kirere cya mama wanjye hacamo n'imyaka myinshi ndakura ndaryama ndota yapfuye urumva sinahemerutse n'amakuru ye n'iki ijoro nabirosemo niryo yagejeje kwa muganga bucya arimo arwaye nka 8:00 gutyo batubwira ko yapfuye batubwiye ko yapfuye namaze kubibwira papa amubwiye ko runaka yapfuye arambwira ati neri ntukapfe kubwira abantu bose inzozi zawe ko hari umuntu wazibwira ari inzozi akumva ko iki kintu ari ikintu kizima ariko narose uwo narose uwo nguwo niwe wapfuye ikintu nigize kurota ni kibe ni kimwe narose ndi kumwe na Diamond noneho muri hehe rero sinzi niba ari mu Rwanda cyangwa ari Tanzania ariko mbwira ibyo kumugira mu ndirimbo ndamubwira niba bishoboka wowe ye Inzozi zino nemeye ko zibeshya. naramubwiye ntabwo bibaho narabyutse izo nzozi zibwira Mutabazi arambwira warasase yo ni na vuba rwose yarambwira babarungira mu ndirimbo Uwo ari kujya muri koma sava. bavuga tugiye muri koma so yaramubwiye iyo ndirimbo urumva byakoma bikoma gute ntabwo biva naramuhakaniye ngo ntibibaho reka ndamuhakanira ntanarakaye cyakoze inzozi zirabeshya pe reka mbabwize ukuri Urumugirira. reka nkubwire ibintu tunywa dushobora tuzabireka narabirose ndamuhakanira si ubwo ari wireba Bano iki mu kugira nzozi. ngo urote Diamond agusaba kujya mu ndirimbo menya n'akazi nagiraga sinzi ni ukuri icyo kibazo wari ufite utagira akazi byatuma urota nabi menya coka naratekereje nibura nka Diamond ngeze Imana akakira nko mu ndirimbo ye nabona amafaranga amindurira ubuzima naho nanjye mu nzozi njyamo ndi kumuhakanira Gatira inzererezi. ndavuga ni njyewe ntabwo nshobora ndamuhakanira ntanarakaye kandi mu bahanzi bo muri Tanzania nkunda Zuchu nawe n'umuntu witwa Juma Jokes nta bandi nkunda ariko naravuze sebwe narasaze narabyutse ndiseka mbibwira Mutabazi ati nyine warasaze Hari clip wagiramo ubuntu. irahari aha ni uwo muntu nyine Wanakatiye. wanakatiye nayigiramo ubuntu kubera ko hari ikintu ukora ku buntu kigatuma ubona ikindi gishobora kuguha amafaranga arenze ayo wagakuye muri icyo ngicyo ku bantu bareba kure niba ureba hafi ntabwo uri bubyumve ariko nk'uwo nguwo pe nayijyamo ukanakubara ukanitwara neza mbese kugira ngo Anasinye kurya n'abana bazayikina. ko mana yanjye nabwira n'abana banjye muze tujye kudefira narababaye ariko ni ukuri inzozi zambabaje zibaho narose z'ubugoryi ni izo ngizo mu buzima Nyabitore filime wajyamo ku buntu hano mu Rwanda ariko. filime hano mu Rwanda najyamo ku buntu nayo pe
nubwo ari nyirabitanga rubajije ntayo ntayo Urakanye keca. ngo izakugeze he hehe reka nkubwize ukuri izaguhesha ikihe gihembo ntacyo ibihembo byo mu Rwanda ntabyuze Byari byanturuka. babiha abantu bafite umwanya Eh, wo kubikurikira bisaba ngo umenye ngo bamaze kugushyiramo ubundi ubikurikire Ah. ubone nyine umwanya uhagije wo kwita kuri iyo gahunda y'ibihembo uzageza uhawe igihembo ubundi niba hari ikintu kibaho hari abantu tuzi bashoboye banashobotse banakora apana kwinginga cyangwa kuvuga iki Eh, hakaba n'abantu bazi gutanga umwanya no gukurikirana ibintu yego kuriya hakaba n'abandi bantu bazi guhora mu maso y'abantu akamekinga shuwa ko ari mu maso yanyu abibutsa ko abaho Bahora ahari bamubwira ngo- nashaka n'ibindi byo aba atabizi Yego. ariko uhora umubona ko cyane ahari uhora umubona none hari igihe ukimuhereza kubera ukuntu yitanze akaguhora mu maso Eh, yitanze kubera ko nta joro ryakeye atakuganirije atakubaye hafi mama wawe yarwaye akaba umukazana w'iyo minsi akaza agakurupa akagera gute akabitaho eh, rero hakaba ku mugani nk'uko bivuze nkanjye uba wifitiye urugo uba wifitiye YouTube ebyiri zigiye kuzasaza uba wifite ibiki ntari bubashe kwirirwa inyuma y'umuntu umubwira ngo ndacyahari ndahumeka nimba warabonye ko yakoze neza mushyire mu rukero icyo kintu kimwe rero nta filime yo mu Rwanda ibaho ntakinira ubu navuga ngo najya kwikinira ubuntu ntayo keretse ikaba ari nk'inshuti yanjye wenda yagiye gutangira ngo Muri ibintu bamwe. by'amafilime nta bushobozi afite kandi ibintu bye ndabona ko ari byiza uretse ko yabuze ubushobozi nkabikora nko kugufasha ariko kuvuga ngo nyikinire ubuntu kugira ngo uzagere ahandi ngeza ntayo pe none reka nkubwire njye nk'abamenya ihagaritse ku mpembe nayikomeza ariko ntabwo naba ndi gukinira ubuntu yamaye izina riri kungaburira aka kanya yego naba mfite icyo ndimo ndamwitura ntabwo byaba ari ubuntu sibyo ariko ibi byo kuvuga ngo nyikiriniyemo ubuntu ngo kubera ko nguca wenda ngo kuri televiziyo kuri televiziyo runaka cyangwa se kubera ko ijyaho mu marushanwa runaka hari igihe ijyayo ibyo bikazanahagwa ntuzamenye n'ibyo ari byo bikahabwa n'abatari ba nyirabyo Reka tubire kwa Nyabitanga inzozi zikije pezanze burundu waje kwisanga gute noneho uri muri sinema mba ndafandi ukomeye Republican Guard itoroheje Captain abaje penfiye duhura mujye musuhuza nka mugenzi wawe mujye munyiyumvamo nk'umuntu mwabanye kuva muri iyo myaka yahise yose dutandukanye vuba ibyanze nkaza kwisanga muri ibi bintu nshaka rero ibi bintu ngewe ntabwo nari nzi ko nzakina filime ntabwo nigeze mbitekereza sinigeze nanifuza kuba mu bintu bya showbiz n'ibiki oya kuko hari ibintu Arthur yigeze gukora abakomediye bakajya bazenguruka umujyi muri bisi sinzi nimba ubizi 2017 ngira ngo biriya bintu Sama ajya kubijyamo twako twakoranaga amasiyeta ku ishuri yarambwiye ngo tujyane Sama rero ibintu nakoraga ngiye byari byo ku ishuri kandi narabikoze byararangiye sigaye ko nagenda nkiberaho ubuzima nyine butuje nkashaka akazi cyangwa se ngakomeza higa kaminuza nubwo tukirenge secondaire cyangwa ngakomeza higa kaminuza nabona akazi nkajya mbifatanya n'ishuri ariko mu by'ukuri je ibintu byo kuvuga ngo ndaje ngo ngiye mu rwenya ngo n'amafilime n'ibiki nta gahunda yabyo mfite nk'umuntu nzagufasha nge mbwira abana twigana n'abandi bose ariko ibyo byo rwose wapatiye ati sawa ntihari Samu we arakomeza none covid imeze nkaho irangiye itararangira neza bakoraga Miss Murenge baza kuba bafite shooting umukobwa bari bateguye wagombaga kubafasha wari uzi Kinyamurenge nyine ko bakinaga mu Kinyamurenge abatenguha kuri finale abatengushye kuri finale nta kundi Samu arampamagara ngati niko rero urana umuntu yadutengushye mbabariruze niyo wanyuramo iminota 2 cyangwa 3 nta ribi ndamugatoke nta ribi ngiyewe ndaje nyuremo ati sawa ngenda ngiye kunyura muri filime ntabwo wari ugiye gukina ngiye guca ngo kantu k'iminota 2 cyangwa 3 ntugira ikibazo ngiye ndaje ndanabyukije bari ni Kanombe mba ndagiye nabaga muri famille ku Gisozi ndahava ni Kanombe mbangiye Kanombe mbanciyemo ya minota bambwiye mba nditahi agahunda umva narifite numvaga nyenciyemo abantu batangira kumpamagara mwe wa mbere bampamagaye
ngo bite ngo witwande yewe nitwa Nicole nguru umuki no sinone maranye ndavuga ngo ndi umuki ntugatireka ndaza kuguhamagara tuvugane ndakupa Ketchup ndo gomba gwambere aha urasa kumusiki Ketchup oya nimero yanjye yarayisabye casting yadanje mwana wanjye urenze kuri casting Ketchup areba Meze ko iseka ya ikomereza no ubwo Sam arambwira ati niko ati abantu babikunze sinzi nimba bazagaruka kadufashe n'inshuro rero se abantu babikunze bigenda bite urumva arambwira ati twebwe biba biri kudufasha abunga atapatse rero ngazi bibinjirize se giye hari ikibazo wowe ufa kuzapanga ntuhuze n'ibihe by'ishuri ryanjye kugira ngo ntazabura uko nigira ku ishuri ati ntari barapanga n'ishuri ya kabiri subira ishuri ya gatatu subira mbese nabitangiye ari ibintu byo gufasha kugeza igihe ibyo bintu binyubakiye izina nyine mufite kakanya ari byo yavuga ngo bamenya ikintu ubu nanjye bukano kanya Miss Murenge igarutse cyangwa se indi projet yose yazubitwa kongera guramo turi batatu nayikora kandi kumva nta mwenda nta n'ikibazo yego ni projet ya kubrandinze uba brand nini ariko kubrandinga nabi umukobwa ufite ubwenge buke kucyugameye gukina muri iriya hole igaragaza ubwenge budahagije mu mikorere yo muri ya filime ya Miss Murenge nta ngaruka byanakugezeho mu nyuma abantu bakagira ngo ubwenge bwo muri Miss Murenge ni nabwo Nicole afite Nyabitangana Nicole ariko n'undi ntabwo buri kure y'ubwanje kandi kubera onkle wawe ntabwo buri kure y'ubwanje kandi shide hariya byabaga ari ibitekerezo bya onkle wanjye haranagaragazaga kubaha bikabije nkabyumva ko bipfuye ariko nkagaragaza kubaha mu onkle wawe mbese nkaba umwana w'ikinyabupfura ariko utafite ubwenge kubera gusa ko kubaha urumva ariko ntabwo byigeze binyafectinga mu buzima bwo hanze kuko nubundi abantu banzi mu buzima busanzwe barabizi ko ndi umuntu nyine uhoro ushaka uri kumwe n'abantu ufite utuntu two kuganira n'abantu kuri kamera naho niko nagaragaraga n'ubundi muri ya projet ariko ntago umuntu nekereza ko ari kunekereza ko mfite ubwenge buke ugezemo ugafatisha warabikunze cyangwa iyo unabimenya ntiwari kuza narabikunze cyane niyo mbimenya ntayirimo kabisa ubonye ndi mahirwe nk'icyo gihe ukaba wari kugaruka muri Miss Murenge bikagenda gutyo none wagaruka n'ubundi nagaruka cyane right nicyo kuye muri cinema wishimira ku buryo uvuga ngo n'ejo nakomeza nk'iki buri ikintu cya mbere ni abantu n'iri zina ubwaryo nubwo nyine abantu bamwe dushaka kubihisha ariko ni kuri aya mazina hari imiryango nyine ajya afungura ngiye nka Nicole ntari kubasha gufungura ariko Nyabitanga ikaba yafungura nk'ayo muryango hari nka service nasaba nka Nicole ntibayima ariko nasaba nka Nyabitanga bakayima ikindi hari urukundo buri urukundo hari igihe utarabonye urukundo mu bwana cyangwa se utararubonye ndavuga ngo iki urukundo rwa kibyeyi ukaba rubonye rwa mama wawe na papa wawe bikaba byarangira aho ngaho ukumva ni ibintu nyine biraho ariko iyo umaze kuba umuntu mukuru ukagira abandi bantu bagukunda utazi utarimo mwene se cyangwa mwene mutagirana n'isano gusa umuntu akagukunda uriya nawe n'undi mugisha umuntu aba yagize rero ibyo ni ibintu nagiye ntungukiramo ku buryo rwose giye kano kanya nakongera nkabyuka ariko ngewe hasubira muri Miss Murenge rwose episode ya mbere Miss Murenge igisohoka ugahamagara Nyabitanga wamuhamagariye iki dero byagenze bite nigana ukavuga Sindi mubyigane katubisimbuka. Haruguru tubiziranye. Haruguru tubiziranye na Ketchup cyane. Buri byo yavuze nahise mbyumva ko wowe biragoye ko wabyumva. Oui. Kandi rega yigeze no kuzama ari umujaji muri Miss Murenge. Umujaji w'Inyamirambo ariko seti we. Seti wagiye mu biki? Ariko kabwa. Hariya kabwa. Ariko nta gahene wari urimo. Harimo gahene kabwa kaguma shaka. Mbese Salome. Pole na safari. Gusa Miss Murenge yari nziza. Seti na Samu niba bishobora bazarebe ukuntu babigenza bongere bayigarure. Ariko bayigarure kwa kuntu yatangiye. Kuri kuntu yatangiye rwose. Yari sawa kuva nko kuri rimwe kuza wenda kuri gatanu. Barabana baranzitse. Ariko nanabonye Jenny wa
yitwaga Jane. Mirembe Narabonye nabyibutse ko narabonye ejo ninjoro ndi guprosesinga. Yego. Naprosesinga prosesinga bitoye ko ari Jane Mirembe. Jane Mirembe arahari. None se mwashyize iriya projet ya Miss Muri. Byagenze bite? Rero projet kubi hari irahari ahubwo twese dufite ibindi bintu duhugiyemo. Byatangiye mba bize mu ishuri, Samu yigaga inyuma yanjye, vuye mu mwaka wa 3 awinjiramo aba bize awusoje. Urumva twa dutakaje imyaka 2 ajya kuba umudepite n'ubu ngubu agiye gusoza masters. Mbese turi mu bintu byinshi kandi buri muntu bimugoye. Guhuriza umwanya hamwe ni ibibazo. Seti nayo yarasigaye ategura ibitaramo kandi maze abigikomeje bya Iwacu Comedy. Seti rero reka nkubwire muyomba ndagushaka. Yego mwabaye inshuti ryari? Asubira twamenyanye rya rubundi. Ariko mana ya muri birabiye n'undi bya nyuma ya Covid nyine muri bya Miss Mirenge nibwo twamenyanye. Ariko ubucuti bwakomeye cyane. Tuba i Musanze. Tuba i Musanze sha. Bagiye Musanze bari ryari? 2022 ngira. Na rimwe na kabiri. Na rimwe kugeza na kabiri. Ariko mana yanjye. Ibihe by'Umusanze byari byiza mana. Ngenda byibuka nk'ibingi byabaye. Ngaho jya uramuzuye ngo nk'uwari uhari. Urakoze. Ko byari ibihe. Hari abantu bajya bavuga ngo ngewe nawe nande wundi ngo twariye amafaranga ariko ariko twaragowe noneho ngo abantu bararaga ngo kwa Damzi ngo bose ngo bari ngo ama hybrid ngo nyine ari yahe noneho none wowe ngewe Divine Kwisi na Damzi ngo ama hybrid rwose ngo ya danje no muracyangurisha reka turega ngo nari amafaranga ya kamera oya project ngo twarayariye kokosha ego kungoba kandi sha twarashutinze nuko bitagiye hanze byaratuvuniye twarakoze bura turimo abakoze cyane ndabizi cyane nshaka mware kuntu dwakaze nagiye mukora cyane ejo bundi akavideo nabonye ku mbuga nkoranyambaga ariko mfite isoni zo kuko abazo nyabitanga nyabitanga ngo yakundanye nako byagenze gute anko twarakundanye anko muyomba ni ibingibi by'ama long distance relationship byateye kuko ni true story for sure twakundanye aba muri Canada nanjye mba hano tutazi ko tugira n'isano no wawe umusaza wa mama we ariko byo muri famille ntabwo ari umusaza mama mu nzu nibyo muri famille rero tukundana long distance relationship ntabwo nari kumumenya aza nabwo aje mu bukwe bwa sister noneho akambwira ngo tuza mu bukwe bwa sister nkambwira ati nanjye hari umutante wanjye ufite ubukwe urumva twumva ubukwe buri ku itariki nkambwira ati ubwo nyuma y'ubukwe noneho tuzabonana ati sawa yageze mu Rwanda kuwa 4 ubukwe bwa mushiki we buri kuwa 6 yageze kuwa 4 mu gitondo nka 11 gutyo ubwo ahageze arampamagara amaze kubona nimero y'Inyarwanda arambwira ngo ari mu mujyi ndambwira ati nanjye ngiye kujya mu mujyi sinze nkufate ndambwira oya ntari biturahurirayo ngiye njye mu mujyi kwipima nawe aza ngo kwipima ngo ishati yagombaga kwambara ngo n'umukenyero ngo agiye gutanga sister wiwe mwana yanjye tuhahura nanjye naje kwipima ikanzu z'abakobwa bazakora kuri high table mva kuri high table ahantu hari umuntu wizewe ko nkiri umujepe noneho ndamubona nawe arambona banguhaye inka ariko ntayo ngira ariko kapiteni abagusuzugura oya iryo ngiryo rirakomeye reka ngenda niryo naryo biswa ngenda ni urumva bro noneho duhuriramo aho ngaho byendi byamamaye seyaje niba seyaje sinzi ukuntu babyita arabipimira imyenda ndamubona turasuhuzanya arambona se ubu kwipima ikanzu yo muri ubukwe ndamubwira ye muri ubukwe nese tante ndamubwira tante wanje nanjye ngira ngo yaje kwipima atambwira ngo nanjye niwe sister wanje ndamubwira for real so turipima tujya kuganira sasa arambwira ati harya wamwe ko papa wawe yitwa mbisubiramo ati naho mama wawe mbisubiramo
ati none se uriya muntu ni tante wawe gute ndabimusobanurira urumva ni ibi by'imiryango yagiye itatana bo bari baravuye Uganda baza ari n'abakuru kandi twebwe ba mama bari hano n'ubundi bo baje nyuma abantu baje mu Rwanda muri 2000 na kangahe ndabimubwira ahita ambwira none akajya mbaza ahantu dutuye nkamubwira urumva we ntago azi famille yiwabo yahangaha nyinshi bikaba akajya baza grand frère we nyine agatambwira ngwego ngo niko ntago umuzi ngo umukobwa wa Gloria gutya agahita avuga mama nyine ntabwo ati niko n'umukobwa wa Gloria ati se Gloria we akamumurangira ahita ambwira ati niko ati undi nyine atubwo man shimwe ko tubimenye hakiri kare bimwe byo kugira ama relationship secret avuga ati manje ko tubimenye hakiri kare hari igihe twari kuzasohora nka save the date ugasanga tumenye ko dufitanye isano turi abavandimwe cyangwa se haba n'ikindi cyaba tukabimenya nyuma twazahora tubi regretting so bigenda biri ibaze n'ukuri kwimaze shawe kandi iyo bisa ngo ntiduhuriye muri ese yaje mwari guhura none se waramukundaga mwana bari guhurira nyuma ya ese urumva kumukunda of course naramukunda nyine nk'umuntu muzabana nose iyo mwa mwenda mwararyamanye wari kumureka nari kumureka ariko yasango ni mubyara wanjye ntabwo nari kumureka wenda iyo umutwitiye yaza kuba mutwitiye ubwo nyine twari kubyarana mwana se umwana byagenda nari kumubyara harya inda y'abantu bafitanye isano si byemewe ko bayigira biremewe ariko mane twari kubiganira twarabe cyo gukora ariko kumukunda bwo naramukundaga ntabwo byari kurumva hari urukundo rusanzwe rwa ruri mu maraso rw'uko turi abavandimwe twe tutabizi bigakubita nawe n'utu tugambo twiza bamushukana uwo munsi umusigaranye rwa onkre gusa keja nahise mbyegereza aba onkre banje nyine ba hafi baba mwarabanye nkajya nibona ndi kumwe ngahita mvuga tusubuka ko none nahera ibaze n'ukuri ko Imana wicaye akabati ngiye onkre wanjye namubonye ubwambure bwe Imana ishimwe kandi bihimbarizwe ko bitari bwabe twahuye bitaragira kure ni ukuri iyo tutajya muri ese yaje aba i Kigali yaza kuba Kigali long distance relationship yaza kuba i Kigali byari kuba ari bibi cyane byari kuba binagoranye none reka nkubwira mwarahuje urugwiro noneho gutandukana ntibikunda hagasigara yaha ariko kubera ko tutigeze duhura turikundana muge twibanire ndamasano reka nkubwire ubu hari nk'abantu babana nanjye ndamuzi ari umuntu wa hafi cyane ku mugore we batabizi kandi bazarinda banasaza batabizi kubera bino bintu nyine urumva biba byarabaye by'akajagara abantu bagatandukana imiryango ukajya gutura hehe ugasanga Ketchup abonye amafaranga avuye mu Rwanda musaza wa Ketchup anteye inda ntitubanye yahise ashaka undi mugore umwana wanjye yahise ashaka uwa Ketchup ugasanga abo ni abavandimwe ba hafi niyo mpamvu ari byiza ko Ketchup niwe kizami wa mbere gihaye ni byiza ko umwana amenya ibisekuru bye bigera muri bine at least ni birindwi ubundi ariko na bine wabimenye buriya byafasha bine mwamure kuri basogokuru ubwo ngenda bizi sogokora baruka none ibyo bine ngenda bizi we nta na bibiri byurabizi nzi bibi uzi so na sogokuru wawe na sogokuru ubwo se na papa wawe uramubara hera kuri so papa wanjye ndamuzi umubyara ndamuzi n'umubyara sogokuru arangirira nabakura he sogokuru wanjye ni umumedi yabyawe n'umugabo w'umudage avuye mu Budage mubyarira mu Rwanda nta bandi tuzi nawe kandi ntabwo tumuzi byo umunyarwanda birinda abadage zabagendere kure abantu banje na so wanjye nawe ntabwo tumuzi kandi barabaranasa ntigosha nawe urabona muri filime basa hari uwo nabonye mu makuru ndavuga narazutse wawe banyeretse ariko ibintu by'amasano byo ni ibintu bagomba kujya bitondera mu relationship cyane kabisa cyane kandi reka nkubwire ushobora gusanga ari uko ari igihe wabivuze ni ukuri noneho nkurikije bano bana baba barimo barakorera muri izi za Kigali bakagenda bakundana n'abantu b'abadiaspora niba icyo utabuze ahantu umuntu yavuye man biragoye ko utarahura n'umuntu mwene wanyu utanabizi ko mwaho usanga papa wawe wateye inda mama wakamwihakana ari we sugar daddy ugutunze muri iyi minsi reka nsoreze kuri iyi ngingo mubaza ikibazo kimwe Ketchup icyo ufite ku matsiko cy'amatsiko ufite kuri Nyabitanga
aragusubizanya n'ikihe bana? aragusubiza neza nawe icyo gufite amatsiko nawe uramusubiza neza reka mbere kuri ketchup Subuhana. Ngo batahana. Wallahi ndakimuzi. uzego nanjye numva ntacyo Cyose cy'amatsiko. Ntacyo pe. ntacyo ntakifuza kumenya kuri Kuri we. Nyabitanga, yego nawe ntakifuza kumenya aho afite amatsiko ntacyo Sha ntacyo pe. ntacyo ni ukuri kandi umwe Buriya amatsiko ni danje. amatsiko ni ikintu gihambaye Hari n'umuntu witwa amatsiko. Nasha nagihari pe. hari n'undi witwa Nzaramba nabonye bagiye kumushyingura yapfuye Hari n'uwo nzi njyewe Kandi ufite yitwa ikibazo mu Nzaramba. mutwe w'umusazi yagenda yirukanka. witwa Nzaramba Nzaramba bwana. okay ngaye nguko reka mbashimire Nyabitanga ndagushimiye cyane ku mwanya wawe n'uyu munsi ketchup nawe ndagushimiye cyane ku mwanya wawe n'uyu munsi Murakoze cyane abantu badukurikira namwe mwakoze wakoze cyane. wakoze cyane cyane uvuga nya kugira ngo uvuze nyashi twamuhamagaye kare ngo nya Ubwo nya. kugira ngo uhamagaye nyashi ndavuga ni zirihe urutu uzishakije ze Mwakoze mwakoze cyane ni ukuri amahoro Imana abane namwe Amen.